umutipe yigeze kunsura ndamubwira ati tugiye kwa jide tanga 25, noneho haba harimo n'imiziki ariko twaragiye mana we uzi umuntu ibyo yarandomwirunze imboro numva imesese ndajyaho ndaruka mana ibiki aracunga ndamubwira ati basi reka kunzitse mu nyaza imiziki mu cyumba haba harimo ampuri imwe iri hejuru ku ntuza baba barayimanitse nyine ahagana hejuru na dushe na tuwarete n'amavuta kamambiri isume imwe twebwe twasanzemo isume imwe ariko baduha n'indi na kamambiri twasanzemo inkweto imwe baduha izindi ariko mana yanjye ntabwo nzi ko abandi bazi kurongora ariko ubu niyo yambwira ngo mva niyo yambwira ati ndaguha ibya mirenge gusa umutipe yigeze kunsura undi nari ndi mu kazi rero ndi mu kazi mahurira n'umuhungu uwo muhungu yigaga kaminuza hariya nyine kuri yutaya iyo ufite hino ku muzeke kigali hepfo isugeze munsi ya Kicukiro hariya Kibihura ego agana he hariya mu kigali hepfo Kigali UK niho yigaga kitarambona nyine yagize kuza yakoraga ahantu muri leta baje kunywa amata yakoraga Kacyiru baje kunywa amata kuko bajyaga kuko bajyaga ku gishitingi muri siporo iyo yabaga aciyeho nyine agenda yaransuhuzaga agakomeza akagenda yari umurundi abarundi nabo ndabizera mani mva ngo kuri tesitori yaje kunsohokana hano kuri Light House ubwa mbere nari maje kuko nibwo bumene nje muri Kimironko ahubwo mbonye akazi Kimironko ndongera ndayibonye noneho hansohokanye ariko turara muri hoye bwa mbere imana sinzi nimba umuntu akunda kunywepana muri roge nkajyayo simbizi ko sinaje reka yatatabuye mana hari ikintu umuntu ajya kubera kuba gutera isoni nyine umva nyine twagiye arangura ko njye nyine numvaga urumva nyine numvaga yuko ibyanga byakunda turi butwerane pe arangije arambwira ati nyine arabinsaba pe ndamubwira ati nta kibazo nabanaga na mukobwa arambwira ati sa mukobwa nawe ajya abasha icupa ndamubwira ati yeee ariko ntabwo yari amuzi nyine yaramumubwiraga arambwira ati se wamubwiye akaza tukamugurira cyangwa se tuyamuherereze ndamubwira ati wowe icyo ushaka nicyo ndi bukore arangije arambwira ati oke nta kibazo arambaza ati se ameze gute ndamubwira ati nyine ameze neza nta kibazo ameze neza se ni inzobe ni agakara se murasa ndamubwira ati ntabwo dusa ndamubwira ati ni agakara anandusha ubwiza niko aramubwiye aramuhamagara ngo nimuhamagare umutipe yumva we ngo yashaka kuturongora turi babiri ni igikara gusa mu bya bindi nyine nakubwiraga ejo ndavuga ati imana ishimwe reka se yewe sinzi bwemere kubanza ko nyine ngiye ukuntu urabona hari umuhungu ubona nyine
ukamuha agaciro ukahita wamubona gutya ku isura nawe ukahita urabanura nk'amasura ajya avugana nabo atari babane bakunda kuvugisha imyanda yose babonye. Kandi umuntu iyo umuntu yiyubashye nawe iyo wiyubashye n'umuntu wese uwo ari we wese arakubaha. Ndavuga ati uyu nguyu rwose ntabwo ajya apfa gutoragura imyanda yose abonye, ubwo wenda nyine agira ibintu birobanuye. Ndamuhamagaye afashe amafaranga barayamwishyuriye yishyuye 700. Amubonye mbona ya sura iragiye, arambwira ati ndakwica. Ndavuga ati uranyica? utangira kubaza ngo uyu niwe wambwira ngo ndakwica. Ndavuga ati uranyica iki ngo tube ducecetse. Umutipe ako gusa ntabwo yigeze amugaragariza yuko twigeze tumuganiraho, ntabwo yamugaragarije kamwinumbye. Ni ba bantu bara mu byiciro byose, usanga mu cyiciro nyine urabyumva, umuntu usanga mu cyiciro cyose aba arimo, cyo kurakara, cyo kwishima, cyo gutuma, cyo kugira uti aricara bamwe urafata iki mukobwa mwiza. Noneho inzoga yavuze yahise avuga ati ni Primus. Yibaza ati koko nyumvira ahita asabye neza, numva aratekerezwa mu mutwe biragize. Nari narasose nyine mfite menshi nangira kuzikaraga ku mutwe, nangira kuzishimishamo. Ndavuga ati wana hanyuma ndabita nyine numva ati umukobwa ntabwo azi ubusirimu. Umuntu mari n'ubuteke n'itsinda Imana njyewe Imana yatafite ubuturage ubwo bagiye kumubona akomeza twicayeho kuko hari udupeti n'itsingi twonyine. aho gusa nyine hari udupeti n'itsingi, ariko nyine tujya kuhagera njyewe twahageze ye nari mfite Siminofu. Nari mfite Siminofu we afite Bavaria. Baravuga ati bagushyirireho iki, akabenzi, zingaro, imbavu, iki. Baravuga ati banshyirireho zingaro ko nawe akunda zingaro. Njyewe nibwo bwa mbere nari numvise ikintu bakutiye roza. Umva ndavuga ati rogi arambwira ati rogi rero ni ahantu abantu baterana. Ndavuga ati nyine ndi kubyumva nyine hariya kwa Jire i Remera mu gikari cyaho nyine njye yarambwiye ngo aho yaragiye kunjyana ngo bishyura ngo 5. Ndavuga ati bigira 5 n'iza zindi umuntu abyuka akajya koga iwabo. Ndavuga ati reka ibyo ngibyo ni ndavuga ati izo aho ngaho baciririza namwasa ahantu ngiye gukorera ahantu nk'aho haba haciriritse, usanga bwavura yaba butoza, ugasanga ugasanga n'izihandi haba hari n'indaya ziba kubyumva. Ndamubwira ati tugiye kwa Jire tanga 25. Noneho haba harimo n'imiziki ariko twaragiye mana we imiziki mu cyumba. Haba harimo ampuri imwe iri hejuru ku ntuza, baba barayimanitse nyine ahagana hejuru, na dushe na tuwarete n'amavuta, kamambiri, isume imwe. Twebwe twasanzemo isume imwe ariko baduha n'indi na kamambiri, twasanzemo inkweto imwe baduha izindi. Ariko mana yanjye ntabwo nari nzi ko abandi bazi kurongora. Ubwo wowe urabyibushye, undi yarananutse ari muremure afite imisatsi, ariko ubu niyo yambwira ngo mva, niyo yambwira ati ndaguha ibya Mirenge niyo yambwira ngo ngwino rwose ndaguha ibya Mirenge nta umva mbese ubundi ubu nabazi rwose arabizi.
ni ukuvugana tuhuza ariko oya njyewe arabizi pe ndende bya hatari yanaruhaga ntabwo yarangizaga yararangizaga ahubwo muri cya gihe yarangiye aracumita ndamubwira ati basi kugira ko nsubitse mu nyaza imana yanjye we ndamwibuka mu nda hagatitira yego biriya reka uzi umuntu ibyo yarandomye inzimburo numva imesese ndajyaho ndaruka mana ibiki